ese ni izihe mbogamizi Jean Bosco ni wowe ubwo turabaza ni izihe mbogamizi wahuye nazo mu bintu bijyanye n'amasayansi by'umwihariko? Urebye imbogamizi zo muri combination nk'iy'amasayansi babizi ni ibintu bikaze zo nizabura. So already know my people, ngubwira uti nothing come without working, ngubwira uti work hard pussy where luck can find you. Nkuko mubibona rero muri kugenda mubona indabyo, muri kugenda mubona inzu, uko muri kubibona nayo niko ndi kubibona. Hakugiriya ndimo ndabona amashuri ruguru, by'umwihariko rero tubaye nk'abasubiye inyuma ho gatoya. Hepfo muri kubona gate. Iyi gate rero nyinjiyemo, sinzi ahantu ninjiye hariho, gusa twari tugeze ahantu ndavuga utireka ninjire. Uko bigaragara nabonaga ari ahantu mu kigo runaka, twari turi kuva Nyagatare, mvuga utireka noneho ninjire aha hantu ndikura wagira ngo ni ikigo, mbashe kuba nagira byinshi menya kuri iki kigo dusanze muri izi karitsiye. Reka noneho dukomeze urugendo rwacu twinjire muri iki kigo neza, turebe nimba nta muntu waduherezamo amakuru muri iki kigo. Reka dukomeze twinjire muri iki kigo. Mubwira uti ni Hozaho TV, ngiye uri kumva ndihozaho. Reka dukomeze polampola. Uko ndi kubibona hano hari inzu, reka turi amagambo yanditseho, reka manze nzuminge turebe. Ndi kubona handitseho staff quarters girls wing. Ibigaragara byo ni amacumbi y'abarimu by'umwihariko abamama abakobwa. Reka noneho dukomeze, reka dukomezemo imbere, twinjiremo imbere turebe ese iki kigo byifashe bite. Kurikira, iyi ni Hozaho TV. Ikigaragara cyo hakurya ndi kuhabona inzu, ndi kuhabona utuntu tw'amabati tw'ibitandatanda. Reka nzuminge mbashe kuba nareba, sinahita njyeho kuko ndi mushya muri iki kigo, nakubwiye ngo urugendo twarutangiranye. Ikigaragara cyo ni aho abanyeshuri baterurira ibiryo. Ikigaragara cyo kiriya ni igikoni nk'uko muri kugenda mubibona. Reka noneho twinjire. Iki kigo ndikora gifite bloke zigera muri 5. Hano hari indi bloke ndi kubona hejuru handitseho senior 5 MCB. Reka noneho iki kigo ndi kureba ari kinini cyane. Reka duce kuri iyi bloke tubashe kuba twareba nimba wenda twabona umunyeshuri waduhereza amakuru. Nitumubura kuri iyi bloke turakomeza kuya ruguru tumenye iki kigo byifashe bite mu biruhuko. Ese ibigo biba biri gukora gute mu gihe cy'ibiruhuko? Hano ndi kureba handitseho sina 6 LKK, ndimo ndareba hariho ingufuri. Reka dukomeze, hano ndi kureba hafunguye, wabona harimo umunyeshuri. Ndi kureba hano handitse sina 6 heg. Ikigaragara cyo iyi ni bloke y'amashuri yo mu gatandatu. Mu ishuri nta munyeshuri urimo. Reka dukomeze noneho twigira imbere turebe ese byifashe bite. Hano tugeze rero ndi kuhabona ingufuri. Ikigaragara cyo harimo umuntu. Reka noneho twinjiremo tubashe kuba twamenya ese ibikorerwa muri iki kigo mu kiruhuko biba byifashe gute. Ndi kuhabona rero umuvandimwe hariya hakurya, bisa nkaho ari umufinalist. Abanyeshuri biga mu gatandatu abafinalisti. Ndimo ndabona rero arimo aragenda asoma yakamejeje ku kibaho. Ndi kugenda mabona ibintu bijye bitandukanye. Reka noneho tumwegere, ndi kureba mu mashuri ya sina 6 intebe zikibamo, tumubaze ese byifashe gute. Mubwira uti ni Hozaho TV, work hard puts you where you can find you, nothing come without working. Nta cyaza utakoze. Reka tumwegere noneho
mu ibanga rikomeye cyane tube twabasha kumubaza ese byifashe bite, natwemerera akaba yabasha kuduhereza amakuru. Hozo TV still hozaho. Reka tumwegere. Mumeze mute musore? Tumeze neza, ibintu ni amahoro tu. Ibintu ni amahoro. Tugusanze muri iri shuri, hejuru twabonye handitseho senior 6 MCB. Ese waba uri umunyeshuri wa senior 6 MCB? Uko mwabibonye nanjye ndi umunyeshuri wa senior 6 MCB. Yes. Twagira ibintu tukubazaho bikeya. Nta kibazo, I'm ready. Yes. Nk'uko rero tubasanze muri iri shuri, njyewe ugusanzemo hano muri iri shuri ndi umunyamakuru wa Hozo TV, nkaba njyewe ndi Hozaho. Twari tuvuye Nyagatare rero tugeze hano tuhabona ikigo, turavuga uti ese ubuzima bw'abanyeshuri muri rusange mu kiruhuko biba byifashe gute? Ese mwatangira mutwibwira amazina yanyu? Yes, murakoze. Amazina ni Manishimwe Jean Bosco, guturuka GS Cyabayaga, nkaba niga muri senior 6 MCB. Yes, ukaba yiga muri senior 6 MCB. Ese Manishimwe Jean Bosco, iki kigo cyanyu muri rusange waje kukigeramo wiga mu kangahe? Ngira ngo iki kigo muri rusange naje kukigeramo nza mu mwaka wa 4. Ndakeka. Yes, wakigezemo wiga mu mwaka wa 4. Ese Jean Bosco ukigera muri iki kigo, ese wamanza no gutubwira iki kigo cyitwa ngwiki? Twinjiyemo ntabwo twize tubona icyapa kuri gate, bisa nkaho gate twinjira ari abanyeshuri basohokeraho. Ese watubwira iki kigo ni ikihe? Urebye iki kigo ground yayo ni cya GS Cyabayaga. GS Cyabayaga. Yes, reka none twinjire mu buzima bw'iki kigo muri rusange. Ese Jean Bosco waje kuza muri iki kigo wiga mu wa 4 uza kuhakomereza, still nawe ugeze mu wa 6, sibyo? Yes. Ese Jean Bosco by'umwihariko imyaka igera kuri 3 maze muri iki kigo ugifiteho amakuru agiye atandukanye. Ese Jean Bosco muri iki kigo ibijyanye n'imyigire nk'umunyeshuri ga senior 6 bimeze bite? Kigendanye n'imyigire muri iki kigo, yes, ni ibintu ubuyobozi bushyiramo ingufu kandi bukanguriza abanyeshuri gukunda kwiga, gukunda gusoma, kugira ngo nibagera hanze bizafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ese Jean Bosco ugiye gukora ejo bundi senior 6? Yes, by'umwihariko ibijyanye n'amasayansi, ibintu biba muri rusange usanga biba bikomeye cyane ibintu by'amasayansi nyine abantu banabitinya. Ese Jean Bosco muri iri shuri ryanyu rya senior 6 MCB mwigamo muri abanyeshuri bangahe? Urebye muri iyi class yacu ya senior 6 MCB twigamo turi abanyeshuri 27. Ese ni izihe mbogamizi Jean Bosco, ni wowe ubwo turabaza, ni izihe mbogamizi wahuye nazo mu bintu bijyanye n'amasayansi by'umwihariko? Urebye imbogamizi zo muri combination nk'iy'amasayansi babizi ni ibintu bikaze zo nizabura. Gusa imbogamizi ya mbere tujya duhura nazo ni ibitabo. Hari igihe tubura ibitabo kugira ngo tube twakora research, kuko ibintu twiga bitwemera kuba twakora research tukamenya byinshi birenze. Indi mbogamizi ya kabiri ni ibikoresho dukoresha muri za laboratoire. Hari igihe dukenera gukora nk'ikintu runaka kigendanye na siyansi, bitewe n'uko n'ubushakashatsi dushaka kugikora, ugasanga ibikoresho bibaye bike, ugasanga nizo mbogamizi tugenda duhura nazo, bigatuma ari bimwe bitagenda neza. Yes, ugasanga byinshi ntago birimo biragenda neza. Ndizera neza yuko rero abayobozi bari buze ubwo kugenda babikurikirana gake mukazagera mubona ibikoresho. Ese Jean Bosco umunyeshuri rero waje kwiga muri iki kigo muri mu wa 4 senior 4 ugakomeza ukagera muri senior 6, tugiye muri rusange mu bintu byose bikorwa muri iki kigo, haba ku mikino, haba mu mirire, haba mu myigire y'abandi banyeshuri nk'uko babona, ese ubona ari ibihe bintu bikorwa neza? Reka duhere wenda ku bintu bijyanye n'imirire. Ese imirire muyibonera ku gihe? Ibintu byose aba ari neza? Ibintu byose biba biri gukorwa ku murongo Jean Bosco? Ngendeye ku kintu cy'imirire warumbajeho, iriya gahunda igenda neza cyane, igenda neza kuko abanyeshuri ifunguro baribonera ku gihe, ndakeka nta kibazo kijya gikunda ko.
yes ibintu byose biba ari neza cyane. Ese tugiye mu bintu bijyanye n'ibyo gukina amajezi, inkweto, ibiki byose biba bihari? Urebye muri iki kigo baro zirahari, amajezi, inkweto, navuga ko ibintu nka siporo yateye imbere muri iki kigo cyane, iri ku rwego rwo hejuru, turidagadura nta kibazo. Yes, muridagadura muri rusange. Ese ukurikije uburyo amasomo agenda atangwa muri iki kigo, wenda yaba muri combination zindi, yaba hege abanayerekeke uko nizo combination naje kubona muri iki kigo, ese imyigire yaho uyibona gute? Igenda kimwe nk'iyanyu abarimu, ubona ibintu byose ukurikije wenda uko ubona abanyeshuri bo mu yandi makirasi? Ngize icyo navuga ku banyeshuri cyangwa se abaturanyi bacu dusanzwe twigana, kigendanye n'amasomo rwose ibintu bigenda neza, kuko abarimu usanga bafite intego imwe zo kwigisha abanyeshuri, gufasha abanyeshuri kugira ngo baba bakidevelopa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndakeka ikintu cy'amasomo muri iki kigo kigenda neza. Jean Bosco, ni ikihe kintu iki kigo cyanyu kirusha ibindi bigo muri rusange? Urebye iki kigo cyacu cya GS cyabayaga dukomparinze n'ibindi bigo, icyo kibirusha cyane, iki kigo gitanga ubumenyi, iki kigo ni ikigo gitanga ifunguro rihagije ku banyeshuri, ugasanga buri munyeshuri wese yishimiye kukigamo. Yes, ugasanga rero yishimiye kukigamo. Ese Jean Bosco, ni ikihe kintu wumva wasaba abayobozi wenda yuko bazana muri iki kigo cyanyu? Ngize icyo nasaba abayobozi cyo bazana muri iki kigo cyacu, wenda ngendeye nka class yacu, wumvishe ko ari ibikoresho tuba tubura dukenera kugira ngo tube twakora research zirenze. Ubwo nabasaba kuba batuvugana ku nzego zo hejuru, tukabasha kuba twabona ibyo bikoresho, tukabona n'ibitabo byinshi bihagije kugira ngo tujye tubasha gukora kuba mwakora research. Muri rusange rero reka mubwire ngo iyi ni Hozo TV, mubwire uti njyewe uri gukurikirana cyangwa se urimo urumva uri kukugezaho iyi interview, nitwa Hozaho from Nyagatare. Jean Bosco rero nakubwiye yuko twari duciye muri iki kigo cyanyu, rero tukigera kuri gate tukavuga uti reka duce muri iki kigo tubashe kuba twamenya ese ibikorerwa muri iki kigo mu gifungo, by'umwihariko dore ko abantu benshi baba bakeneye kumenya ngo ese y'abanyeshuri bafunze bakora iki. Tugize amahirwe rero tugusanze muri iri shuri. Ese Jean Bosco, dusoza interview yacu, muri rusange ni iki wabwira abafinaliste, abantu bagiye gukora nationali ejo bundi mu kwezi kwa karindwi? Icyo nabwira abafinaliste cyangwa bagenzi banjye ni ukumenya ko imbere hari examen dutegereje, tugomba gushyiramo imbaraga cyane, tukiga, tukibabaza, tukumva yuko ibyo tugiye gukora twe bizagira akamaro kugira ngo bizabashe kutubeshaho ejo cyangwa ejo bundi. Yes, already. Nk'ubwirutsi rero yumvaga ni Hozaho TV, ntago tubashije kuzenguruka ikigo cyose kugira ngo tube twabasha kureba ese iki kigo bimeze gute, ese ibikorerwamo mu gifungo abari ibiki, kubera yuko twari dukomeje tujya no mu zindi quartier. Reka mubwirutsi iyi ni Hozo TV, siro wari cyumva Hozaho, mubwirutsi nothing come without working. Ciao ciao. Thanks.